ariko umaze kumva yuko context cyangwa urwandiko rwandikiwe wa Filipi ko niho twavanyemo ya jambo. Mumvise yuko ari urwandiko rwanditswe Paulo ari muri gereza mu ifungwa rye ya mbere hagati y'imyaka 60 na 62. Amen. Kandi tumvise impamvu yaryanditse ya rwandiko yarwanditse kubera ko hariho itoro ryari ryatewe inyigisho z'ibinyoma wamaze kuzivuga. Hanyuma urwandiko ruravuga mbere na mbere ibyo bita la suprematie de Christ, yerekana ko Kristo ari hejuru ya byose. Nuvuga ngo nubwo hariho hierarchie, nubwo hariho inzego mu isi y'umwuka, nituvuga inzego zo mu isi, nubwo hariho inzego mu isi y'umwuka z'ubutware, Yesu ari hejuru ya byose kandi niwe yaziremye. Aho rero murabona ko Paulo rero arasenya ya nyigisho z'ibinyoma. Nuvuga ngo aragaragaza ubumana bwa Yesu, aragaragaza la prééminence de Christ, nuvuga ko Yesu ari uwa mbere muri byose kandi ko ari rurema, akanagaragaza ko ari we mukuru, ari we le chef de l'église, ari we mutware w'itorero. Agaragaza n'umurimo wa Yesu Kristo mu gucungura, muri redemption. Amen. Kuko aravuga y'amaraso ye. Namaze kuvuga yuko urwandiko rwarugambiriye kurwanya inyigisho z'ibinyoma zagamije gucurika kwizera kwa Kristo. Hanyuma kandi muri urwandiko Paulo aravuga ku byerekeye umukristo wakwiye kwitwara. Umukristo wakwiye kwitwara ko akwiye kuza umutima kubiri mu ijuru, ko ni ibyiringiro bye biri. Hanyuma mu buryo bw'isi akagaragaza les vertus de Dieu cyangwa akamero k'Imana kugira ngo kagaragare mu ngeso ze, mu buzima bwe buri munsi. Ubwo ni za mbuto zivugwa mu Galatiya 5:22, urukundo, kwihangana, ubwa neza, ni muzizi. Amen. Rero urwandiko rwarugamije kubaka ukwizera, gukomeza ukwizera kw'Abakolosayi no kubahumura kugira ngo abagiye muri iyo nyigisho z'ibinyoma bagaruke mu kuri, abatarazijyamo bashore imizi muri Kristo. Hanyuma ku byerekeye itorero rya Kristo mu bihe byose na hose, urwandiko rwandikiwe Abakolosayi rubwira umukristo wo mu bihe byose na hose ku byerekeye Kristo n'umurimo we n'ingaruka zo kuba Kristo amutuyemo, kugira ngo akure mu busabane nawe, ubuzima bwe buhinduke buhesha Imana icyubahiro. Ndetse Paulo akanamuhamagarira kubaka ukwizera kwe kuri le principe de l'évangile, amahame y'ubutumwa bwiza. Ikintu kimwe nigeze kuvuga hano, nimba mujya mwibuka simbizi, narababwiye ko urwandiko yandikiye Abefeso n'urwandiko yandikiye Abakolosayi, izo nzandiko ko ari ebyiri zifite aho zihurira, zifite n'utandukaniro. Narababwiye ko urwandiko rwandikiwe Abefeso rugaragaza position umukristo afite mu isi y'umwuka muri Kristo. Ese umukristo muri Kristo afitiye position, duhagaze mu ruhe rwego muri Kristo? Urwandiko rwandikiwe Abefeso rugaragaza urwego duhagazemo twebwe abamwizera. Urwandiko rwandikiwe Abakolosayi rugaragaza, amen, identite yacu muri Kristo, turi bande muri Kristo, kugira ngo bigaragaze ubuzima bwacu, abantu babona bamenye abo turi. L'épître aux Éphésiens révèle notre position en Christ, tandis que l'épître aux Colossiens révèle qui nous sommes en Christ. Donc notre statut, notre identité abo turi. Niyo mpamvu nusoma urwandiko rw'Abefeso ari ijambo rigaruka ngo muri we mwaratoranijwe itararemwa, muri we. Murabona, iyo usomye urwandiko rw'Abefeso ari ijambo rigaruka en lui, muri we. Nureba muri Bibiliya yawe
hanyuma urwandiko rw'Abakolosayi rwo ruvuga Kristo muri twe. Urwandiko rwandikiwe Abefeso ni twebwe muri Kristo. Duhagaze muri rwego mu byaremwe. Hanyuma urwandiko rwandikiwe Abakolosayi rugaragaza Kristo muri twe aduhindura iki? Aha bituzana muki? Mu myitwarire, comportement, behavior, uko twitwara mu buzima bwacu buri munsi. Ibi ni revision nigeze kubabwira. Niyo mpamvu uzumva ngo twazuranywe nawe, twicarikanwa nawe ahantu mu ijuru. Ni kuvuga turavuga urwandiko rwandikiwe Abefeso n'Abakolosayi. Izo nzandiko ebyiri za Paulo zifite aho zihuriye naho zitandukaniye. Byinshi zihuriraho n'umurimo wa Kristo. Amen. Kristo n'umurimo we, Kristo wari we n'umurimo we. Hanyuma aho bitandukaniye si ugutandukana, biruzuzanya. Aho kimwe kizana kunganira ikindi, nuko urwandiko rwandikiwe Abefeso rugaragaza uri muri Kristo ahagaze muri rwego, ari muri iyo position, sibyo? Nyuma uza kubwira ngo twazuranywe nawe, twicaranwa nawe ahantu mu ijuru. Iyo ni position. Ni ijambo ntago riri mu Bakolosayi, riri mu Efeso ibice bibiri. Hanyuma muri Bakolosayi baravuga ngo Kristo muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Umva? Hano mu Bakolosayi ntabwo ari twe muri Kristo, ni Kristo muri twe. None iryo jambo rivuga iki rero? Ko niyo jambo dushaka kureba. Paulo yanditse, mumenye mbere na mbere ko Abakolosayi ntabwo ari Abayuda, n'abanyamahanga. Kabone nubwo harimo Abayuda bake bari bakijijwe, ariko ni itorero ry'abanyamahanga. Gentiles, les gentils, n'abanyamahanga, mataifa. Aravuga ngo Imana yashatse kumenyekanisha, amen, mu mahanga, abanyamahanga, ngo ubwiru buhambaye bwayo bwari bwaragizwe ubwiru, ukuri kwari kwaragizwe ubwiru, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ari kuri 26. Abakolosayi 1:26. Aribwo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Amen. Bukaba bwahishuriwe abera. Ubwo bwiru bwahishwe ngo kera, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Bavuze gute? Aribwo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose. Gusa ni bavuga ngo le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Nabyo naho uhereye kera kose n'ibihe byose. Ibihe byose. En fait toutes les générations en fait. Ibihe byose dans toutes les générations. Hanyuma 27. Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Amen. Ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru Imana ikawumenyekanisha mu banyamahanga, kuko Bakolosayi n'abanyamahanga. None ubwo bwiru ni ubuhe? Kristo muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Ubwo nibwo bwa bwiru rero. Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Nuvuga ngo Kristo muri twe
ngo ni ibyiringiro byo kuzahabwa ubwiza. L'expression Christ en nous, l'espérance de la gloire. Iryo jambo ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza, donc tiré de Colossiens 1:27, tuvanye mu Bakolosayi 1:27, signifie que la présence de Christ dans le cœur du croyant, ni ukuvuga ngo kubaho kwa Kristo mu mutima wizera, est la garantie de la gloire future. Ni ukuvuga ngo biramwiringiza yuko afite ubwiza azayishurwamo mu gihe kizaza, c'est-à-dire de la participation à la gloire de Dieu. Ni ukuvuga ngo nawe ahamagariwe cyangwa abikiwe kuzasangira na Kristo ubwiza bwe. C'est la promesse de la transformation finale du croyant. Niryo sezerano ryo kuzahindurwa k'umukristo, noneho agasa n'uwo yizeye, uwo wamutuyemo kubwo kwizera. Imana ishimwe. Transformation finale du croyant à l'image de Christ et de son union avec lui dans la gloire céleste. Igihe uwizera azayishurwa mu bwiza bwa Kristo, noneho akazabana na Kristo muri ubwo bwiza akaramata iteka ryose. En d'autres termes, la présence de Christ en nous n'est pas seulement une réalité spirituelle présente. Kuba Kristo atuye muri twe ntabwo ari ibyo bifite ingaruka gusa mu buzima bwacu bwa none, mais aussi une espérance vivante de la gloire à venir. Bitwizeza n'ubwiza buzayishurirwa igihe Kristo azaseruka. Icyambo cyo kumenya, iyo umuntu yizeye Kristo mu kumva ubutumwa bwiza akihana akizera Kristo, Kristo aza gutura muri we binyuze mu Mwuka Wera. Iyo ni fact ya mbere, icyo ni cya mbere. La foi chrétienne enseigne que lorsque l'on accepte Christ, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Iyo twizeye Kristo ahita aza gutura muri twe binyuze mu Mwuka Wera. Kuba rero Kristo atuye muri twe ni umwami w'ubwiza. Ni ukuvuga ngo ahita aduha ubwiza bwe, ariko mu gihe cyose atarayishurwa Kristo utuye muri twe bwo kwizera, bwa bwiza dufite buzaguma bwitwa ibyiringiro, kubera ko ntabwo buraseruka. Ariko nibuvuga ko budahari, ariko buracyitwa ibyiringiro. Ninde yasobanurira hano kuki Kristo muri twe ni ibyiringiro by'ubwiza, kuki ari ibyiringiro? None se iyo Kristo atuye muri twebwe nta bwiza tuba dufite? Kibazo ese ubu nta bwiza dufite? Hano batubwiye ngo Kristo muri mwe ibyiringiro byo kuzahabwa ubwiza. Christ in you, the hope of glory. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est l'espérance, ni ibyiringiro. Kandi umuntu ntabwo yiringira ibyo afite, yiringira ibyo yiteze. None se ubu nta bwiza dufite? Muri wowe wizera uvuga ko ufite Kristo, ufite ubwiza ntabwo ufite? Kwanza ubwiza ni iki? La gloire fait référence à la manifestation de la perfection et de la sainteté de Dieu. Ubwiza ni ukugaragara kwa kamero k'Imana, uko Imana iri mu kamero kayo, ngo ubwiza bwe nicyo bisobanura. Nimba rero ubwiza bwe butuye muri twe, kabone n'ubwo butarayishurwa, ariko nimba buhari, sibyo? Hari impamvu buhari none. Niwe gusa ko Imana ibabikiye ejo hazaza Yesu naseruka, ariko twarabuhawe. None se bivuga iki? Donc la gloire de Dieu est la manifestation de sa nature parfaite. La kamero k'Imana, de sa sainteté, de sa beauté et de sa puissance. Abo yamenye kera, yabatoranije kera. Abo yatoranije kera
no, yarabahamagaye. Amaze kubahamagara abatsindishiriza, hanyuma abaha ubwiza. Apana azabaha ubwiza. Aho ni Waroma 8:28 kwaruka. None se ubitandukanye n'ibi? Mutekereze ku Baroma 8, Abaroma 8 29:30. Abaroma 8:29-30. Hanyuma ubikompare n'Abakolosayi 1:27. Hanyuma ufata umwanzuro. Est-ce que c'est une contradiction? Ni ibintu bihabanye? Ivuguruza se? Bamwe batubwiye ngo abo yamenye kera yabatoranije kera. Kera ni ukuvuga ngo ibihe bitararemwa, dans l'éternité. Abo yatoranije kera yarabahamagaye igihe kigeze, dans le temps. Agiye kubahamagara sanga barahumanye, bakeneye gutsindishirizwa kubera ibyaha. Arabatsindishiriza kuko yabamenye kera, akabatoranya kera bataranabaho. Hanyuma abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Niko batubwira. Ntabwo bavuga ngo azabaha, yabahaye ubwiza. None Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 27 ngo Kristo muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Ni gute ibyo twahawe kandi babitwiringiza? Hagati babitwambuye se? Mureka tubibabikire n'ubifusha ubusa, tuzabibaha nyuma. Noneho tumaze kumva ko ubwiza bw'Imana bugaragaza akamero k'Imana. Murabona Yesu kuri wa musozi Taboro, amwe yahindutse ishusho ye ikarabagirana kurusha izuba n'imyenda ye tusa. Intumwa ze Petero, Yohana, Yakobo bakabibona, bakikubita hasi bakamera nk'abapfuye. Buriya ni ubwiza bwe bwari buhishwe mu mubiri, ashima ko wabugaragaza. Nuvuga ngo Kristo buriya twamubonaga mu mubiri siko yasaga. Buriya yabigize kuriya kugira ngo atwegere, yitwe Emmanuel. Imana iri kumwe n'abantu, Imana iri kumwe natwe. Ariko mu bisanzwe by nature, de par sa nature, il est le Dieu glorieux. Ni Imana y'ubwiza. Kuriya yagaragaye ku musozi Taboro, niko tuzagaragara natwe nagaruka mu kanya ko guhumbya impanda ikavuga. Abapfire muri we abasinzi bakazuka, bazazukana imibiri isa n'uriya mubiri ba Petero babonye ku musozi Taboro. Natwe abazima tuzahindurwa twambara imibiri isa n'uriya mubiri. Nibyo bita rero ubwiza tubikiwe, twiringijwe. Mwabise? Ubwo twiringizwa, c'est comme ça, ça se dit comme ça. Ibyo ubwo ubwiza twiringizwa ni buriya Petero, Yohana, Yakobo babonye ku musozi Taboro. Muri iyo yawe ntabwo bavuga Taboro, ariko uriya musozi umunsi witwa musozi Taboro. Bibiliya kwita le mont de la transfiguration, umusozi guhinduka. Basomere Matayo 17 umurongo wa mbere umanuke. Ubwo nibwo bwiza rero buvugwa mu Bakolosayi. Hanyuma tuzagaruka rero mu bwiza dufite none. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Amen. Uza kuri 9. Maze umurongo wa 9. Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano.
nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Amen. Amen. Petero rero araza kutubwira ubwe kuko yarahibereye. Aratubwira amagambo ye ko yarahibereye. Petero 2 igice cya mbere 16 15 tugeze kuri 18. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka iby'iminsi yose. Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Amen. Petero ariwe aravuga ibyo bwa bwiza kuko yari ahari kuri wa musozi. Petero yari umwe muri abo batatu bari bahari, yavuze buriya bwiza. None twavuga iki kuri iriya shusho ya Yesu ku musozi, uriya musozi yagaragaje ubwiza bwe, uriya musozi Tabor? Iriya shusho iyo usomye Matayo 17 ari byo Petero arahamya, biriya nibyo byiringiro, kuko ntabwo turaba muri biriya ni byiringiro. C'est ça notre espérance, kuzasa nawe. Byitwa kuko ntabwo biraba. Kandi biratubwira iki? Biratubwira ngo réjouissez-vous en espérance, ngo mwishimire mu byiringiro. Wabibise? Kuko ahari kwizera haremeka ibyiringiro. Kuko ntushobora kwiringira ibyo utizera. Niba twizera Yesu Kristo, tukizera ko Imana yaduhamagariye kuzasangira nawe buriya bwiza, kandi Bibiliya ikatubwira ko yabugaragaje, ni ukuvuga ngo tukwiye kwishimira biriya byiringiro ko tuzasa nawe. Ntabwo twishimira ibyo dufite ubu, ndavuga mu byerekeye amasezerano y'Imana ashobora gusohozwa ubu buzima bwacu, ariko twishimira cyane cyane ibyo twiringizwa. Kubera ko abakristo batishima nuko nta byiringiro bafite, tout simplement. Amen. Mbere yo kujya mu rwandiko wa Yohana, dusome Petero kandi tubwire aho nyine mu gice cya Petero 2 igice cya mbere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Amen. Tekereze kuri ibyo ngo imbaraga z'Umwana bwayo zaduhaye iki? Gusangira akamero
nayo. Être participant de la nature divine. Gusangira kamero n'Imana. Hein? Car sa divine puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, kuko amasezerano dufite muri Kristo Imana, vous deveniez participants de la nature divine, kugira ngo tusangire kamero n'Imana, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, muhunga irari riri mw'isi, muhunga ukubora kwazanywe mw'isi n'irari. Murumva hano ni ukuvuga ngo bwa bwiza buzahishurwa igihe impanda izavuga, Yesu tukamurebesha amaso atari ay'inyama n'amaraso, ariko amaso y'umubiri mushya w'izuka w'ubwiza usa n'umubiri we. Ibyo nibyo bitwa ibyiringiro. Ariko mbere rero yuko ibyo byiringiro tubigeramo, ubwo bwiza turabufite kuko Kristo atuye muri twe. Buriya bwiza rero turabufite, burakenewe none kugira ngo buserure akamero k'Imana yacu. Buriya bwiza burempakita ubuzima bwacu, bigatuma karagiteri yacu, uko twitwara, uko tuvuga, uko tugenda, bigaragaza Imana ituye muri twe, abisi batabonesha amaso ariko bakibonera mu ngeso zacu. Imana ishimwe. Mwabyumvise? D'une part, la gloire est une promesse. Mu ruhande rw'ubwo bwiza ni isezerano, sibyo? Tuzasa na Yesu, ntibiraba. Mu rundi ruhande ubwo bwiza burahari kuko buhishwe muri twe. Nka kuriya Kristo yagendaga bakabona umuntu nkabo, ariko ahishwe muri we ubwiza, kuko yagiye kubwereka bihereranye kuri wa musozi. Natwe ubwo bwiza turabufite, ariko ubwo bwiza bukwiye kugira gute? Mu gihe cya none bukwiye kugaragarira mu ngeso zacu. Ubwiza twavuze ko ari iki? Ni akamero k'Imana. Akamero k'Imana kakwiye kugaragara mu ngeso zacu. Ukuri, urukundo, ukwera, gukiranuka, sibyo? Ibyo byose ni akamero k'Imana. Bijye kugaragara nimba dufite ubwiza bw'Imana muri twe. Ntabwo uzarindira rero kuri wa munsi uzasa na Yesu noneho utangare kugaragaraho Kristo ko wamwizeye. Mwibise? Ibyo birumvikana? Niko batubwira hano Yohana urwandiko rwa mbere ibice 3 ku murongo wa 2. Roma 10:12 batubwira iki 10. Babanze basomeraho. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. 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 Batubwiye ko ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Cyakora icyo tuzi, ibyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa, tuzasa nawe. Ko tuzamureba uko? Ko tuzamureba uko ari. Ibi ni iki rero? Ni ibyiringiro. Tuzamureba mu bwiza duse nawe. Ibyo ni ibyiringiro. Ni bwa bwiza twiringizwa. Ariko hari ubwiza bwatujemo kuva umunsi Yesu yaje gutura muri twe. Wabizi? Kuva umunsi wakiriye Yesu Kristo umwana n'umukiza wawe, amen, yaje gutura muri wowe binyuze mu Mwuka Wera. Kandi umwuka yitwa mu yandi mazina umwuka w'ubwiza, l'esprit de gloire. Noneho ubwo bwiza bugishwe muri twe bukwiye kugaragarira mu ngeso, mu buzima bwacu buri munsi. Niyo mpamvu Petero avuze ngo twahawe byose byatubashisha, tutana amasezerano
atubashisha gusangira n'Imana akamero kayo, kandi twumvise ko ubwiza bw'Imana bugaragaza akamero kayo. Yesu ubwe mu isengesho ry'ubutambyi, umutambyi mukuru mbere ko ava muri iyi si, mu gusezera abigishwa be yarasenze amasengesho muri Yohana 17 ni isengesho ririre rya Yesu Kristo asengera be, hari ibyo yavuze. 24 umve icyo Yesu yasabye: Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Amen. Niki umwami yifuza? Umwami yifuza iki? Yifuza ko, niyo mpamvu yavuze ngo mu ijuru mwizere Imana nanjye munyizere. Yohana 14. Mu ijuru kwa Data hari amazu menshi, iyo badahari nayibabwira. Ngiye kubategura hanyu, nindangiza kubategura hanyu nzagaruka kubajyana. Umviriza, kugira ngo aho nzaba ndi abe naho namwe muzaba. Amen. Noneho hano mu isengesho rye ngo kugira ngo mwitegereze ubwiza Data yampaye kosimosi itararemwa. Uya uravuga isi ntabwo ari isi, ibyaremwe bitararemwa. Icyifuzo cye ni kugira ngo abe bazitegereje ubwiza bwe. Yahoranye isanzura amanyenyeri, imibumbe bitararemwa. Icyo nicyo yifuza. Ibyo rero biri muri bya byiringiro aduha. Ati mwebwe mwanyakiriye, mwebwe ntuyemo, hari umunsi muzambona mu buryo bunyuranye n'uko isi yambonye. Imana yabwa icyubahiro. Muzambona uko narindi ntarajya mu nda ya Mariya. Mwabizi? Muzambona ntarambara umubiri wa kimuntu. Muri mwe azaba ari wa wundi Yesu Kristo yabaye umwana w'umuntu, ariko mu bwiza. Nibyo bita l'office de l'homme glorifié. Umwana w'umuntu mu bwiza. Tuzamubona mu bwiza nk'umwana w'umuntu yahawe ubwiza. Hanyuma impamvu tuzamubona nuko tuzaba twabanje guhindurwa. Amen. Na wa bwiza buri muri twe bwahishwe igihe twari mu rugendo muri isi buzaseruka. Amen. Natwe duserukire muri bo mu mubiri w'ubwiza. Ibyo rero nibyo byitwa ibyiringiro byo kuzabwa ubwiza Kristo muri twe. Ariko sinarangiza umwanya muto usigaye tutavuze ku byerekeye ubwo bwiza icyo bukora ubu mu buzima bw'umukristo. Dimension ya nuze ya esperance mwayumvise, ibyiringiro by'ubwiza mwabyumvise. Amen. Ko umukristo abeshwaho n'ibyiringiro, ariko noneho turafite ubwo bwiza muri twe. None si ubwo bwiza uyu munsi buraryamye gusa muri twe? Bufite fonction, bufite umurimo wo kugenda buduhindura kugira ngo tugende tugaragara mu kamero k'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nigiye mucyo w'isi. Unyizera wese ntazagendera mu mwijima, ahubwo azaga umucyo w'ubugingo. Nigiye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima. Sibyo? Hanyuma mu nyuma akavuga ngo namwe muri umucyo w'isi. Uko we yise nibyo yatwise. Yavuze ngo nigiye mucyo w'isi, none mu nyuma yavuze ngo mwebwe muri umucyo w'isi. Yaravuze niwe mucyo w'isi, none natwe turi umucyo w'isi. Bivuga iki se? Nuvuga ngo uko isi yambonye, amen, namwe muri iki gihe mukiri mu rugendo, mukiri abasuhuke, abari kwibaho ibabona. Nibyo rero tubishobozwa gute? Tubishobozwa na bwa bwiza butubamo, kuko twakiriye Yesu aza gutura muri twe mu mwuka wera, kandi umwuka wera yitwa umwuka w'ubwiza.
ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu rero tukwiye gusaba imana kugira ngo ubwo bwiza buseruke mu ngeso zacu. nawe ubundi tuzaba twifite ibidini gusa. ni ukuvuga ngo niba kubona bamere nk'ababona Yesu ubwe, ubugwaneza bwe babubone, ukuri kwe bakubone, imirimo ye bayibone, amen, uguca bugufi kwe bakubone. ni ukuvuga ngo akamero ka Yesu Kristo kakwiye kugaragara mu bihe turimo tutarava muri uyu mubiri. Bwa bwiza rero turimo, ariko kandi turiringiye yuko tuzahishurwa muri bwo. None rero turangize muri kibazo, mwumva ubukristo bwa benshi bufashe à la lumière de ce que je viens de dire, hein? Mwumva ubukristo bwa benshi ari bwo? Non, il faut être véridique. Turi indyarya, tuba mu bintu tutanagenderamo. Dusoze rero mu Bakolosayi kandi aha rero niho hari buturangize. Noneho Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere uza mu wa 4, hanyuma dusoze. Umviriza icyo Umwuka avuga hano. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhuza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Amen. Voilà. Fata rero ubukristo bwawe, nanjye mfata ubwanjye, tupimanye n'aya magambo. Mbere y'Imana, umwana w'Imana w'ukuri ahuza umutima mu biki? Mu biri mu ijuru. Umwana w'Imana w'ukuri, uwo Kristo atuyemo nawe akaba atuye muri Kristo, ahuza umutima we mu biki? Mu biri mu ijuru. Kubera iki? Kubera ko Kristo niwe bugingo bwe. Wabizi? Iki naco, Kristo niwe byiringiro bye. Ni ukuvuga ngo Yesu yavuze iki? Aho ubutunzi bwawe buri, niho umutima wawe uzaba. Kristo nimba ari we butunzi bwawe, niho ukwiye guhoza umutima. None kenshi twebwe twitwa abakristo, ariko imitima yacu yihora iri hehe? Yibereye mu by'isi. Muhoza umutima mu biri mu ijuru niba mwarazuranywe na Kristo. Nimba mwarazuranywe na Kristo, muhoza umutima. Si ukuvuga ngo ntimukore akazi, nimujye guhaha, nimujye gucuruza, nimujye kwiga. Ni ukuvuga ngo filozofi y'ubuzima bwawe, style de vie y'ubuzima bwawe, uko ubayeho, amen, ukwiye kuba umutima wawe womatanye na Kristo, kuko Kristo ari iburyo bwa Data. Kandi amasezerano y'Imana hano hari ibyo akwiringiza mu ijuru gutegereje. Ibyo nibyo uhozaho umutima, kuko ibyo turimo muri iyi si ni iby'akanya gato. Tubirimo, turabikeneye, ariko ntabwo ari byo bikwiye kumira imitima yacu. Ahubwo imitima yacu ikwiye kurarikira muri sanse nziza ibiri mu ijuru. Kubera iki? Barabitubwira ngo kuko ngo ubugingo bwanyu buhishwanywe na Kristo mu Mana. Wabizi? Bivuga ngo ubuzima bwacu bw'ukuri buracyahishwe. Donc notre vraie vie, ona yo paravuze ngo Christ est ma vie. Kristo niwe ngo kubaho ni Kristo. Si byose? None se nimba uvuga ngo Kristo niwe ubuzima bwawe, hanyuma ukaba wibereye aho gusa mu by'isi, nyumva ko bihabanya n'ibyo uvuga. Paulo awugura abantu muri Timoteyo ngo ubwire abatunzi b'isi ngo bareke kwiringira ubutunzi budafite urufatiro ruhamye, ngo ahubwo ngo bagire imirimo myiza, amen, bagire ubuntu, kugira ngo basingire ubugingo nyakuri, basingire la vie véritable. Ubuzima turimo ni ishusho, ariko ubuzima nyabwo ni Kristo.
kandi Kristo ari buryo bwa data kuva aho yazukiye akazamuka mu ijuru. Ngo rero twebwe rero imitima yacu tuye kuyihozaho Kristo ari, kuko niwe bugingo bwacu. Amen. Hanyuma ngo igihe rero Kristo azahishurwa, ngo nibwo n'ubuzima bwanyu nyabwo, amen, bwa bundi bwari buhishwe nabwo buzahita buhishurwa. Icyo gihe rero buzahishurwa bigaragare ko mwari mufite ubwiza. Imana ihabwe icyubahiro. None rero nashaka kurangiza mbabwira nti il reste beaucoup à faire. Haracyari akazi mu buzima bwacu. Amen. Turacyafite akazi. Twarakijijwe yego kubw'ubuntu bw'Imana, ariko icyo Imana idutegaho ku ruhande rwacu ikakibura. Murabizi ko gukizwa ni ubuntu, ariko transformation, kugenda duhindurwa, tubifitemo uruhare. Gukizwa ni ubuntu, ariko kuzagenda uhindurwa muri iyo process uzase n'umwami wawe ubifitemo uruhare. Niyo mpamvu mu gusoza reka nongereze iri jambo Abaroma 12:1, ariko 12:11 nyuma dusenge. Aho niho benshi byabananiye rero, aho niho byatunaniye rero. 12:11. Ku by'umwete ntimube ibyangu, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Aya magambo si mwumva weke. Ayez du zèle et non de la paresse. Magambo ya navuga ngo mugire umwete nimube banebwe mu by'umwuka. Hanyuma soyez fervent d'esprit. Niyo bavuze ngo muhirimbane mu mitima, servez le Seigneur. Ibi rero nibyo bibuze none. Habuze zèle, umwete mu by'Imana, habuze na ferveur, vuga umuriro, passion, iyo birabuze. Turaba Kristo rero, turaba Kristo Imana tuvuga ko twitirirwa mu buzima bwacu ni secondaire. Iza byose byarangijwe gukorwa, niyo tuyihamagara. Mwayibise? Katurangize kuri ibyo. Iri jambo nyuma dusenge. Aravuga ngo ayez du zèle, mugire umwete, et non de la paresse, nimugire ubunebwe. Soyez fervent d'esprit. Muvuga ngo mube abantu bafite umuriro mu mitima yabo, bakorera Imana avec passion, badaseta ibirenge, batagendana n'Imana bagononwa. Muzi ko havuga ngo havumwe ukora Imana agononwa. None rero nibishoboka ko bwa bwiza buturimo buhishwe none atari bwa bundi twiringizwa, ariko kuzasana na Yesu. Bya ni ibyiringiro. Okay? Imibiri yacu izahindurwa, tuzasana nawe. Okay? Biracyari ibyiringiro. Ariko kuvaho yaje gutura muri twe abizera, yazanye ubwiza, kuko ni Umwuka Wera waje mu izina rya Yesu, kandi yitwa umwuka w'ubwiza. Buriya bwiza rero nibo butubashisha ku munsi kugenda tugaragaza akamero k'Imana muri karaktere yacu. Ariko ibyo ntabwo bigerwaho kuye mpamvu, kubera Abaroma 12:11 abantu ntibafite ferveur d'esprit, ntabwo bafite, ntibahirimbana mu mitima yabo. Icya kabiri, ntibafite umwete. Mwayibise? Hari umukozi w'Imana yanditse igitabo, aravuga ngo l'arbre aux double racines, ngo igiti gifite imizi ibiri, racine principale. Urabona hariho umuzi munini n'andi yo ku ruhande. Okay? None igiti gifite imizi minini ibiri, deux racines principales. Aravuga ngo iyo Satani ashaka gutembagaza icyo giti, ntabwo agenda kuri twa tuzi two ku ruhande, agenda kuri za racine principale, ya mizi minini. Umuzi wa mbere yawise kwizera. Ngo iyo Satani ashaka gutembagaza igiti cyo kwizera cy'agakiza kawe,
okay, aragenda ku muzi wa mbere witwa kwizera, hanyuma akawuca, noneho ugatangira kubana n'Imana mu bwenge, mu mibare yawe. Ikintu cya mbere. Racine ya kabiri, umuzi wa kabiri yawise zele, ishaka. Araza rero agatema wa muzi wa kabiri witwa ishaka ryo gukorera Imana, noneho ugatangira kuba umunebwe, ugatangira guhimba ubwa butumwa bundi bwo kuvuga ngo ubuntu butangaje bwararangije byose, igihe na kimwe nkitezweho. Amen. Nubwo ntasenga, nubwo ntakorera Imana, byose byarakozwe. Yaravuze ku musaraba ngo byose birarangiye. Bari ubwo butumwa bw'ubunebwe. Yamara gutema rero iyo mizi ibiri, rero igiti kigahirima, kikubita hasi. Agakiza kabenshi rero karahirimye, kuko iyo mizi ibiri ntigihari. Dusenge. Mwami, turakweretse ubuzima bwacu. Twumvise ko Kristo muri twe ni ibyiringiro byo kuzahabwa ubwiza. Mwami, utuvure mu mitima yacu. Benshi muri twe iyo mizi ibiri minini yagaritse igiti, uwo muvugabutumwa yavuze yaracitse. Igiti cyarahirimye, cyangwa abo kitarahirima kiriho kiragenda gihengama, kiri hafi kugwa. Kuko abantu benshi baratakaje ishyaka yo gukorera Imana, baratakaje, ils ont perdu aussi la ferveur, baratakaje umuriro. Ntago bagihirimbana mu mitima yabo, ntago urukundo rukigurumana muri bo rubasunike gukorera imirimo yawe, rubasunike kugendera mu bushake bwawe, rubasunike kwanga ibyaha n'ibisa nabyo. Mwami, ni byinshi ugaya muri twe, dukangure tubashishe guhagarara mu gihe nk'iki, ducunguze uburyo umwete, tumenye ibyo umwami ashaka. Ibyo twisengeye, ibyo dusengera itorero ryawe ku isi yose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Genda rero usuzume niba iyo miziki ihari, niba igihagaze cyangwa barayiciye kera. Reka dushimire Imana bakoze umurimo w'Imana hano, yaba Flora, Mama Gema, Celestin, Net, n'abakoze mu mwanga bw'ibyuma. Imana ibahe umugisha, kandi yandike ibyo mwakoze uyu munsi mu gitabo cy'ubwibutso. Kuri wa munsi Imana izabagororere. Namwe mwaje uyu munsi ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.